Bakunzi bahaha ubwenge TV, nyuma yaho inama y'abaminisitiri iteranye ikagenda ifungura bimwe na bimwe mu bikorwa byari bifunze, igitangazamakuru haha ubwenge TV cyatembereye mu karere ka Huye mu mujyi, ari nabwo turi kwerekeza aho tugiye gusura gare y'akarere ka Huye ngo turebe urujya n'uruza rw'abantu uko rwifashe. Aha tugeze ni ku marembo ya gare y'akarere ka Huye, nk'uko mubibona abantu nta muntu winjirayo nta usohokayo, kwa n'ibikorwa byaho bimwe na bimwe nyine byarahagaze, yenda ubu twiteguye impinduka. Nk'uko mubibona twinjiye muri gare ndani nyirizina. Urabona ibinyabiziga hano ubundi habaga hari urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, ariko urabona ni bake n'imbarwa. Imodoka zigera kuri enye mubona, ziriya zishobora kuba ari izikora Tumbarango ndakeka hafi gusa. Nk'uko mubibona iriya nzu iri imbere y'ubucuruzi, imiryango hafi ya yose irafunze, igerageje kubifungura igeze nko kuri 2. Irimo resitora, ariko naho iyo hageze bakubwira ko ari ukwanga kwicara, nta bakiriya ntabo kubera ko gare nta bantu bayirimo. Ubu twiteguye ko yenda gare izongera igashyuha, ibikorwa bigakomeza nk'uko byari bisanzwe.